Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza inshuti zacu bakunze ibiganiro tubagezaho ibiganiro bitandukanye bivuga ku ngingo zitandukanye yaba umuryango niho dukunze kugaruka cyane muri iyi minsi tukaganira ku bijyanye n'iyobokamana kugira ngo dusobanukirwe byinshi ku byo twibaza mu bijyanye n'iyobokamana ndetse n'izindi ngingo nyinshi tugenda tuganiraho kugira ngo turusheho gufashanya turusheho kungurana ubumenyi. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'urukundo. Uribaza uti se urukundo turaza kuruganiraho iki? Maze iminsi mwumva inkuru zigiye zitandukanye mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, kumva ngo umuntu yiyambuye ubuzima kubera yuko bakundanaga yamwanze. Ibyo ni ibintu byagiye bibaho kenshi kandi n'ibintu bigenda bibaho ugiye ureba mu bushakashatsi butandukanye. Zimwe mu mpamvu zituma abantu biyahura harimo no kumva ko umuntu yakundanaga n'undi ugasanga kuba batakiri kumwe hari uhisemo gufata icyo cyemezo cyo kuba yakwiyambura ubuzima yumva ko ubuzima burangiriye aho ngaho. Twagiye tubona abantu bamwe na bamwe bagiye biyahura, abantu bakagenda basoma inzandiko bamwe babaga basize, wasoma ukagaragaza yuko avuga ati impamvu ngiye ni runaka ubiteye, twarakundanye arampemukira bigenda uku n'uku, byinshi cyane bamwe bagenda basobanura bagaragaza yuko kuba yiyahuye cyangwa se kuba yiyambuye ubuzima hari uko hari uwo bakundanaga wamwanze cyangwa se akamuhemukira mu bundi buryo. Hari n'abadahitamo kwiyahura ariko bagasigarana ibikomere bikomeye cyane, ugasanga umuntu mwarakundanye birakomeza bigenda neza ariko nyuma biza kubaho ngombwa ko bidakunze kandi ni ibintu bishoboka cyane, biza kubaho ngombwa ko mudakomezanyije urugendo, we kubyakira bikamugora, ugasanga asigaranye igikomere gikomeye cyane, ugasanga bimugizeho ingaruka. Hari uvuga ati ntabwo nzongera gusubira mu rukundo, agafata icyemezo cy'uko atazongera gusubira mu rukundo. Hari n'uvuga ati ntabwo nzarusubiramo ariko nyuma yaza kubaka ubudaheranwa muri we akongera agakomera, akongera akaba yahitamo undi muntu bakundana kandi bikaza no kugenda neza. Nawe udukurikiye birashoboka yuko wenda uwo mukundana cyangwa se uwo mubana atari uwa mbere mwakundanye, akaba atari uwa mbere atari n'uwa kabiri, ariko ukaba utariyahuye cyangwa se ukaba utarafashe indi myanzuro ikugiraho ingaruka. Ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo ki dukwiye gufashanya cyangwa se ushobora gufasha umuntu ugukunda uwo utamukunda kuba yakwikuramo kandi ntibimugireho ingaruka zirimo no kuba yakwiyambura ubuzima. Ni ikintu gikomeye cyane kubera yuko iyo umuntu yagukunze akakwereka ayo marangamutima, ashobora kuba muhuriye ahantu runaka, mushobora kuba mumaranye igihe akuzi ariko akakugirira amarangamutima yo kuba yagukunda ndetse akanabikwereka. Icya mbere uba ugomba kumenya ni uko ni icyubahiro. Ni icyubahiro kuba umuntu yagukunda akakureba we runaka aho uri kumeze akavuga ati runaka nuba amarangamutima yanjye ari kumujyamo, numva nifuza kumukunda. Icya mbere ni ukumva yuko ari icyubahiro. Iyo maze kumva rero ko ari icyubahiro ndetse ukanabimwubahira, kuba wabimwubahira cyangwa se wakumva ko ari icyubahiro ntabwo bivuze ngo nawe uhite umukunda, kubera yuko ashobora kukugira amarangamutima ariko wowe utayafite. Ashobora kugira amarangamutima ariko wowe utiteguye guhita uyagaragaza cyangwa se ubona nta gahunda ihari. Rero kuba wabifata nk'icyubahiro kuri wowe ntabwo bivuze ngo ntabwo uhite umukunda mu gihe bitakurimo, ahubwo iyo ubifashe nk'icyubahiro icya mbere bimurinda cyangwa se bimufasha kutabona yuko kuba yakugira ayo marangamutima ari ikintu cy'icyaha, ari ikintu cy'ikosa, ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu kitabaho. Nyine ntiyumve yuko aciwe intege cyangwa se ntiyumve yuko yakoze ibintu bitabaho. Mu gihe yakweretse ayo marangamutima nawe ntuhite umuca amazi ngo umujugunye ngo umwereke ko ari umuntu uri hasi cyane, ari umuntu mudahuye, ari umuntu bitavamo, ari umuntu mutakundana. Oya, kuba wamuturiza ntumusuzugure ukamwubaha ntabwo bivuze yuko mugomba gukundana kandi nta nubwo bivuze ko wasuzuguritse. Icya mbere iyo wamwubashye ukumva ko ari icyubahiro aguhaye akugiriye, bituma binakorera kuba wagira gute wamufasha kugira ngo umwereke ko ni byiza ko yakugira amarangamutima, ni byiza ko yagukunze, ni byiza yuko arimo arabitwara muri iyo nzira, ariko ugashaka uburyo cyuza kumwereka ko wenda wowe utiteguye mu buryo nabwo bw'ikinyabupfura, mu buryo bw'icyubahiro, mu buryo buza kumwubaka
kugira ngo aze kugenda nyine yumva adakomeretse, yumva adakomerewe, bitewe nuko yumva ko yafashe umwanzuro utari wo, yumva ko yagiriye amarangamutima umuntu utari wo, agatangira kwicuza ati kuki ari we nabwiye, ubundi nabimubwiriye iki, ubundi ko natekerezaga iki njya kubimubwira. Ugasanga atangiye kwibaza ibibazo byinshi mu mutwe watangiye kurwanirwamo ibintu byinshi, bitewe nuko yumva asebye, nanone bitewe nuko wowe wagize ute wamufashe no kwamwakiriye. Rero ikintu cya mbere, ntago umuntu wakugaragarije amarangamutima y'urukundo ukwiye kumufata nk'aho ari umuntu uciriritse, ngo umusebye, ngo umwiceho, ngo umwereke kuko nyine ari umuntu uri hasi. Ntago bikwiriye. Icyo gihe iyo ubikoze uko ukaba wamufasha, ntumwereke ko aciriritse, ntumwereke ko ibyo yakoze bidakwiye, ntumwereke ko kuba yakugirayo amarangamutima ari ikintu kirisa kirego, icyo gihe biramufasha. Ikindi, mushobora kuba mumaranye igihe mukundana bitewe n'impamvu runaka, bikaba ngombwa ko mudakomezanya. Ibyo ngibyo nabyo bibaho. Hari igihe abantu bamarana imyaka 3, 4, 5 bakundana, baranapanze kuzabana, ariko igihe kikagera hakaba impamvu nyinshi nagiye kurondora, bikaba ngombwa ko badakomezanya urugendo. Iyo bigenze gutyo rero, ukaba ubona we ku giti cyawe, ubona ko nta gahunda igihari, nabwo ugomba gufasha wa muntu kugira ngo atangire urugendo rwo kukwikuramo, rwa cya gihe mumaranye cyose, rwa ya myaka yose mumaranye, atangire urugendo rwo gusubira inyuma, atangire akwikuremo. Kubera yuko uko ukomeza guhatiriza, ushaka kumukwepa, ushaka kumucenga, ushaka kuvamo ngo wiruke uhunge umusige, icyo gihe nawe umugiraho ingaruka nyinshi. Ari naho nyine usanga bamwe bashobora gufata icyemezo cyo kuba bakwiyambura ubuzima, cyangwa se ugasanga agize ikindi gikomeye mu buzima kizamugiraho ingaruka mu buzima bwe bw'amarangamutima, bitewe n'uko witwaye. Rero kuba wakundana n'umuntu mukamarana igihe kirekire ariko ntimukomezanye, ni ibintu bibaho cyane. Ahubwo icyo ukwiye gukora nabwo ni ukubaha wa muntu mumaranye igihe mukundana. Hari abantu bajya basetsa ukuntu, ugasanga umuntu mumaranye imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 mukundana, hakabaho impamvu ituma mutandukana. Ishobora kuba ari ikibazo, ishobora kuba ari ikosa, ishobora kuba ari ikintu cyakozwe n'umuntu umwe ku ruhande, wenda mukamwari mwarumvikanye muvuga muti ibi ngibi nibibaho ntabwo tuzakomezanya, cyangwa se ukaba warabishyize mu mutima wavuga uti aramutse akoze iki ngiki nahita mukatira. Ya myaka 5 yashira, ugatangira bitewe n'icyo yakoze kubwira abantu ngo mu gihe tumaranye ngo nta kintu na kimwe wigeze umarira, ngo nta nubwo nigeze nkukunda. Ibintu byinshi cyane biterwa n'amarangamutima. Ariko se koko wamarana n'umuntu imyaka 5, 3, 2 mukundana mumeranye neza, nta kintu na kimwe wigeze akumarira? Icyo gihe akenshi usanga abantu bikoreshwa n'uburakari bw'uko wa muntu byitwa ko yabatengushye. Rero ikiriho, niba umaze igihe ukundana n'umuntu, mukaba mwari mufitanye imishinga itandukanye, irimo no kuzabana n'ibindi bitandukanye, ariko bikagira igihe ntibyemere, nanone uba ugomba gutangira kwiga inzira cyangwa se kwiga uburyo bwo gufasha wa muntu kugira ngo rwa rukundo mwari mufitanye, ya mishinga mwari mufitanye, umwigisha cyangwa se umutoze kuba wamufasha kukwikuramo ndetse no kubyibagirwa, kubera yuko bamaze kugira gute kubona ko bidashoboka. Hari n'igihe wowe wanateye inama ukavuga uti njyewe byamaze kumvamo, ku ruhande rwawe ukumva nyine urakomeye, ariko ukaba ufite isoni zo kuzabimubwira, nzabihera hehe, hari uvuga ati reka muboroke, reka ntangire mwime umwanya, reka ntangire mwereka ko tutakiri kumwe. Ibyo ngibyo rero uba uri gukora amakosa cyane ku muntu mwakundanye, ku muntu mwasangiye amarangamutima, ku muntu mwafashanyije, ku muntu mwaganiriye. Ntabwo uba ukwiye kumujugunya gutyo, ahubwo uba ukwiye kumufasha kwikuramo, akakwikuramo, akongera akiyubaka, kumva ko bidashoboka bya bintu, ukamufasha kumva ko bidashoboka, ko kuba bitagikomeje ubuzima buzakomeza. Icyo gihe umugiriye neza, kuko za ngaruka ashobora kuba zagabanyuka. Ushobora kwibaza uti kuba wafasha umuntu mwakundanaga, cyangwa se umuntu wagukunze wenda wowe utaramukunda, kuba wamufasha byafasha iki, cyangwa se bifite akahe kamaro? Icya mbere, bifasha wa muntu kwakira ukuri, ukabimubwira. Ubwo utatuzareba noneho wabimubwira ute, ni gute wafasha umuntu kugira ngo abashe kuba yakwikuramo. Ariko iyo uri kumufasha kukwikuramo, bimufasha kwakira ukuri,
akumva yuko bya bintu bitagishobotse, gake gake uko ugenda umufasha, uko ugenda ubigenza ukoresha etape tuzagenda tugarukaho n'inzira tuzagenda tugarukaho, agera aho ngaho akakira ukuri, akumva yuko kuko rwa rukundo rwanyu rutagishobotse. Ikindi bigabanya kubabara, bigabanya agahinda no kubabara, kubera yuko iyo wamufashije ukamwubaha, ukamusobanurira impamvu zitumye iyo mishinga ihagarara, impamvu urukundo rudakomeje, ukamwubaha nyine ukamufasha, bituma n'uburibwe bugabanyuka kuruta uko wamujugunya ukamuterera iyo ngiyo bikamureba, ajya kwandikira agasanga waramuborotse, yajya abaza abantu akakubura, yajya ajya ahantu mwahuriraga akakubura, icyo gihe bimutera agahinda kurushaho kuruta uko wowe watereramo ukavuga uti uyu muntu twarakundanye, kuba yarankunze mbiha agaciro, reka nanjye mufashe musobanurire kugira ngo ingaruka zishobora kubaho uziye kuba nkeya. Ikindi bimufasha kwiyubaha nawe akumva ariyubashye. Akenshi ku bantu bakundana cyangwa se ku bantu bakundanye, iyo umuntu akubwiye ko urukundo rwanyu rutagikomeje kandi wenda wabibyifuzaga, utangira kwirebaho cyane, ukishinja amakosa, ukibaza uti nakoze iki, nawe ukanayumvaza uti bigenze bite, ku buryo wumva impamvu nyamukuru biteye ishobora kuba ari wowe. Ugasanga utangiye kwicira imanza, ugiye kure cyane, mu mutwe hajemo ibintu byinshi cyane. Icyo gihe rero iyo umufashije ukamusobanurira, ukamubwira impamvu nzima zifatika utamubeshye zitumye urwo rukundo rwanyu ruhagarara, bituma nawe bimufasha kuba yakumva atitakarije icyizere, ngo ntiyumve ko amakosa ari waturutseho, ngo ntiyumve ko ari we witwaye nabi mu rukundo rwanyu. Icyo gihe nawe rero bimufasha kuba yagira ate, uko kutababara cyane, kumugabanyiza ku gahinda, bishobora kuba byatuma adafata iyindi myanzuro iremereye, cyangwa se ngo agende agire ibikomere bikomeye cyane atewe n'urwo rukundo. Iyo umufashe rero ukamufasha kuba yakwikuramo muri izo nzira ndetse n'izindi tuzagenda tuganiraho, bituma urugero rw'ububabare, urugero rw'agahinda, urugero rw'uburibwe yari buze kugira rugabanyuka. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bigiye bitandukanye. Ikindi kwa kugabanyuka kw'agahinda, kwa kugabanyuka k'ububabare, ndetse no kumva ko kuba bibaye ari ibintu bibaho bitewe n'uko wamufashije, bituma yongera kwiyubaka, akiyubaka mu marangamutima, bituma yongera kubaka ubudaheranwa ndetse agakomeza ubuzima. Ikindi gihe cyagera yagira ndabona afungurira amarangamutima ye, akaba yakongera akajya mu rukundo. Icyo gihe waramufashije. Ariko wamujugunye nk'umuntu mutigeze mumenyana, nk'umuntu mutigeze muhura, harya avuga ati nzarinda apfa nta muhungu nongeye kwizera, nzarinda apfa nta muhungu nongeye gukunda. Bitewe n'iki? Abahungu ni abagome, abahungu murakundana, igihe cyagera akakujugunya atanakubwiye impamvu. Akubwira ati nzarinda apfa ntongeye gukundana n'umukobwa, abakobwa bose ni bamwe, ntago nzongera kugira icyo mvugana n'umukobwa. Bitewe n'iki? Ibyo ni ibikomere byaturutse kuba mwarakundanye igihe runaka, ugasanga nyuma ushatse kubivamo bitewe n'impamvu zitandukanye tutari bugaruke aha, uramujugunye, ntamenye igihe wagendeye. Yes, rero iyo ubonye ko umuntu mwakundanaga, mwari mumaze igihe mukundana, ukabona ntabwo mugikomeje gukundana, ukabona hazaza urukundo rwanyu ntabwo hagihari, uburyo bwo kumufasha kukwikuramo, akongera kubaka ubuzima bwe. Ikindi bifasha nawe ubwawe, biragufasha ku giti cyawe, bigufasha kumva yuko uruhutse mu mutima, bikagufasha kumva yuko utahemutse ngo ugendane ipfunwe, ugendane kumva ku mutima wawe ko uri umugome, ko wakundanye no mu gihe runaka warangiza ukamujugunya. Icyo gihe biragufasha nawe ukumva ukomeye. Iyo umufashije ukamufasha mu buryo buzima kandi ukabona koko biramufashije, nawe ubwawe biragufasha kumva uruhutse, ukumva yuko nta muntu ugucira urubanza, ukumva yuko nta muntu ugenda avuga hari abwira abantu cyangwa se avuga mu mutima avuga ati runaka yarampemukiye, runaka ni umugome, runaka ibintu nk'ibi. Nawe ubwawe ku giti cyawe biragufasha iyo ufashije umuntu kuba yakwikuramo mu gihe urukundo rwanyu utagikomeje. Nawe ubwawe biragufasha, urumva yuko biramufasha, nawe bikagufasha. Ikindi burya biba bishobora kubaka n'ubundi bucuti busanzwe. Buriya ntabwo ari byiza ko, cyangwa se kuba abantu bakundana nyuma bikanga, ugasanga babaye abanzi, aho umwe anyuze undi ahanyuze umuriro, ugasanga umwe agenda asebya undi, ugasanga undi, ibintu byabaye bibi cyane, ntabwo biba bikwiye. Birashoboka ko ushobora gukundana n'umuntu mukundana pe,
mukundana umubwira uti atari wowe nta wundi nakunda, ninkubura ntabwo nzabaho, iyo mitoma n'ibindi byinshi abantu bagenda babwirana. Ibyo ngibyo birashoboka ko ushobora gukundana n'umuntu ariko hakaba igihe runaka bidakunda. Bishobora gukunda mugakomezanya mukabana, bishobora no kudakunda ntimukomezanye. Ibyo ni ibintu bibaho mu buzima rwose. Kimwe kibaho mu buzima abantu dukwiye kumenya ndetse no kwakira, gutakaza cyangwa se kubura ibyo wari ufite ni kimwe mu bigize ubuzima. It's a part of life. Hari igihe ujya kwiga amashuri akakunanira, hari igihe uhiga amafaranga ukahiga ukayabura nta n'icyo utakoze, hari igihe ujya muri perimi ukiga amategeko y'umuhanda, ukiga imodoka neza ukayimetiriza, ugakora nk'inshuro 10 utarabona perimi. Ibyo byose ni ibintu bishoboka cyane no mu buzima. No mu rukundo rero ushobora gukunda umuntu byagera hagati bikaba ngombwa yuko wenda atakikwiyumvamo cyangwa se mutagikomezanyije. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima. Rero uba ugomba kumenya yuko niba bisanzwe mu buzima bikaba bikubayeho, ubwo ugomba no kumenya uko uza kwitwara kugira ngo ubuzima bukomeze, kubera yuko nyuma y'ibyo byose ubuzima bwo burakomeza. Rero ahangaha iyo wakundanye n'umuntu mukaba mwarakundanye igihe mugafatanya iyo nzira y'urugendo bikaba ngombwa ko bidakomeje, ni byiza ko utabifata cyangwa se ni byiza yuko mudatandukana nk'abanzi ngo mugende mubwirane nabi, mutukane, nimero mukupe, ntago ari byo. Rero iyo ufashije wa muntu ugatekereza yuko cya gihe yaguhaye wa mwanya mwakundanye ari iby'agaciro, ari icyubahiro yaragufitiye, ari ibyo nawe wungukiyemo muri ibyo gihe mwamaranye, ntabwo wamujugunya uko ubonye. Igihe mutandukanye ushobora kubikora mu buryo bwiza, ukaba wamufasha ukamuganiriza, ukamufasha kukwikuramo, kandi nyuma urashaka ko mwabaho mu buzima busanzwe muri inshuti, kuruta uko wamujugunya nk'umuntu mutigeze mumenyana. Rero dusoza ikiganiro, gukundana ni byiza, kujya mu rukundo ni byiza, ariko hari ubwo biba ngombwa ko urukundo rudahira bose. Iyo bihagaze rero nk'uko mwakundanye, nk'uko mwafatanyije rwa rugendo rwo gukunda, hari byinshi mwasangiye, hari byinshi mwakoranye, hari byinshi mwunguranyeho ibitekerezo mwafatanyijemo. Niba bibaye ngombwa ko rero urukundo ruhagarara, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo njyewe reka nkoremo akanjye karenge nirukanke ntamenye naho nanyuze. Ahubwo niba wumva wowe ushobora kuba uri umusore cyangwa se uri inkumi, akaba ari wowe ufata icyemezo, uwafashe icyemezo cyo kumva yuko urukundo rutagikomeza, fata n'umwanya wo kugira ngo ufashe mugenzi wawe nawe abashe kukwikuramo, nawe abashe kubyakira, nawe abashe kwakira ko icyo gihe mwari mubaranye kidakomeje, kugira ngo yiyubakemo ubudaheranwa, ubuzima bukomeze, bityo nawe agire cyangwa se yongere gutekereza ko imbere bishoboka ko ashobora no kuzahura n'undi bakaba bakundana kandi bikagenda neza. Wimujugunya nk'umuntu mutamenyanye, wimujugunya nk'umuntu utazi, wimujugunya nk'umuntu waguhemukiye, wimujugunya nk'umuntu w'umwanzi. Ahubwo niba byakuvuyemo mufashe kugira ngo nawe abashe kuba yakwiyakira. Twavuze ku bijyanye no kuba umuntu mwari mukundanye mumaze igihe mukundana nyuma rugahagarara, ariko nanone hari igihe mushobora kuba mutamaranye igihe mukundana, ariko umuntu akaba yakweretse amarangamutima yifuza ko mwakundana, mwabana mu buzima bw'urukundo. Igihe rero biba bitakurimo, mufashe kugira ngo bihagarikire hahandi bitaragera kure. Igihe umuntu aza akakwereka amarangamutima, ni umukobwa ni urugero, ukabona ni mwiza, uri umusore ariko bitewe wenda n'iraro ufite ukavuga uti ntago ndumva ntamukunda, ariko ndumva twajya dukorana ishimisha mubiri, twajya dukorana ibindi bigiye bitandukanye, izindi nyungu ndi kumubona, bigatuma umubeshya ukamureka kinjira, ukamureka agakomeza, nyamara utamukunda umugamijeho za nyungu kugira ngo uzimukure, numara kuzimukuraho umujugunye. Icyo gihe ntago aba ari byo, uri umuntu mubi cyane, uri umuntu mubi cyane. Niba ubona koko umuntu nta gahunda umufiteho, mubwiza ukuri, yinyurira ahandi, cyangwa se akomeze, ariko abizi ko atari urukundo mugiye gukundana rwo kuzavamo imishinga yo kuba mwana abana. Abantu bagira urukundo rutandukanye, umuntu ashobora kuvuga ati reka twikundanire bisanzwe, mbere umuvandimwe, mbere inshuti, hari abahitamo ibyo ngibyo, aho nta kibazo. Ariko wituma yumva ko aje mu rukundo nawe umukunda, kandi mushobora kuzafatanya, mushobora kuzabana
muri iyo mishinga ndetse bikaba byagera kure. Cyangwa se ashobora kuba ari n'umukobwa, asanga umusore yagukunze ariko aba utamukunda wowe, ariko ukavuga uti uyu musore afite amafaranga, afite ibi n'ibi, ndamutse mubwiye ko ntamukunda cyangwa se nkamwikuraho ari amafaranga kandi nyakeneye, ntabwo byaba ari byo. Reka mushuke mutware muri ubu buryo, mwereke ko mukunda, amafaranga nimara kuyabona ahagije, nimara kuyarya, ubundi nzamureke mujugunye. Icyo gihe nawe uri umugome, ntabwo bikwiye. Niba umuntu aje ukabona yuko atari muri wowe cyangwa se nta gahunda umufiteho cyangwa se urukundo bitavamo, mufashe cyangwa se umubwize ukuri kandi umufashe kugira ngo abyumve, abyakire ko gahunda zitakomeza. Tube inyangamugayo mu rukundo kandi tuberane inyangamugayo kugira ngo turusheho gufashanya. Bizakuraho ibibazo byose tugenda tubona by'ibikomere bidakira, by'abantu bafata imyanzuro yuko batazongera gushaka, cyangwa se by'abantu bafata imyanzuro yuko batazongera kujya mu rukundo, by'abantu bafata imyanzuro yuko ibintu birangiye. Ibyo bikomere tuzagenda tubikuraho. Abantu bafata imyanzuro yo kuba bakwiyahura bitewe n'urukundo, ibyo bikomere bizagenda bivaho. Twavuze yuko impamvu turi gukora ikiganiro si ugushima afata umwanzuro wo kwiyahura kubera urukundo, ahubwo ni ukurebera hamwe n'iki twakora kugira ngo dufashanye mu gihe wakundanaga n'umuntu bikaba ngombwa ko mutagikomezanyije. Niki nakora kugira ngo mufashe? Yes, biramubabaza kubera yuko ibyo yifuzaga, byo yatekerezaga ntabwo ariko bigenze, biramubabaza, ariko hari icyo nanjye namufasha kugira ngo bwaba bari buze kugira, bwaba buribwe ari buze kugira, za ngaruka zishobora kuba zava mu kuba musabye ko duhagarika urukundo rwacu zibe zagabanyuka. Murakoze cyane, tuzasubira ubutaha noneho turebera hamwe n'ubuhe buryo ushobora gukoresha noneho kugira ngo ufashe wa muntu kuba yakwiyakira, kuba yakwikuramo, kuba yakomeza cyangwa se kuba yagira ubudaheranwa nyuma y'uko urukundo rwanyu ruhagaze. Mugire ibihe byiza, niba dukunda udukandire kuri subscribe kugira ngo twebeze tubane mu biganiro bitandukanye. Ndi Samuel Kwizera.